ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki wa Mwuka azahe ku mugeni wa Kristo. Shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera, shakisha imbaraga z'Umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka, kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki wa Mwuka azahe umugeni wa Kristo. Aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo mu binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'Umwuka wera. Ayo ngayo niyo yobora ingoma zo mu mutima, umuntu akabohoka, imfubyi zikaririmba, umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta, bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Aya mavuta tubabwira ntabwo ari ayo bisiga, nta nubwo ari namwe bateka cyangwa ayo mu binyabiziga, ahubwo amavuta tuvuga ni ay'Umwuka wera. Ayo ngayo niyo yobora ingoma zo mu mutima, umuntu akabohoka, imfubyi zikaririmba, umutima ukuzura imbabazi ugatangira kubabarira. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta, bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Akomeza usenga nturambirwe, shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera, shakisha imbaraga z'Umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka, kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki wa Mwuka azahe ku mugeni wa Kristo. Shakisha imbaraga z'amavuta, shakisha imbaraga z'amavuta ibyanze kwemera bisembera, shakisha imbaraga z'Umwuka wera ibyanze guhinduka bizahinduka, kuko ubwo butunzi buri ibyananiranye birikora kandi kigeretse kuri iki wa Mwuka azahe ku mugeni wa Kristo. Mu bahungu bo kwa Esayi nta jambo yagiraga, nta n'uruvugiro yari afite, ahubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se. Ariko ngo asukweho amavuta agira agaciro imbere y'abakuru be, kandi guhera uwo munsi Umwuka w'Imana akajya amuzaho. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta, bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Mu bahungu bo kwa Esayi nta jambo yagiraga, nta n'uruvugiro yari afite, ahubwo yabaga mu ishyamba aragiye intama za se. Ariko ngo asukweho amavuta agira agaciro imbere y'abakuru be, kandi guhera uwo munsi Umwuka w'Imana akajya amuzaho. Bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta, bene data reka mbabwire agaciro ni amavuta. Gutunga imbaraga n'amavuta by'Umwuka wera, n'umupfakazi wari ufite umwenda awumaranye igihe, yabijegereje bisaga n'abamubaza ati mbese ufite iki? Ati mfite agaherezo kutuvuta gusa niko mfite. Ati byarutira ibintu kandi ntutire kera, arabizana barasuka barasuka barasuka, amavuta araza barasuka, ibintu byose biruzura. Elisa aramubwira ati wishyura umwenda asigaye agutungane n'abana bawe. Amavuta y'Umwuka wera, amavuta ashobora kukwishyurira umwenda wamaranye iminsi, amavuta yakugira umuntu ukomeye, amavuta yakugira umunyacyubahiro mu muryango wawe wavutse wera, bivuze ko amavuta yakugira umuntu ukomeye mu gihugu, amavuta yakugeza ahantu utari kuzigeza. Bifurije gutunga imbaraga n'amavuta by'Umwuka wera, amavuta y'Umwuka wera.